Ndagushimiye ko tubana hano kuri Eva Mama Lionel. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimire, iguhe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Niba ubyutse bikemera, niba umugoroba wawe wagenze neza, ukaba n'ubundi amanywa yawe cyangwa se yagenze neza, ukaba ukiriho ugihumeka umwuka w'abazima, Imana y'amahoro ibishimire cyane. Nanone tuje hano kuri kamera kugira ngo tubashe kuganira ibyungura byubaka ubugingo, naho umubiri wo biragusaba kurya no kunywa maze bikagutungira umubiri. Kuzetse Mama Lionel. Burasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali n'Agatatu y'Abadiaspora, abantu mukunda Mama Lionel, abantu mujya mukanda akanyenyeri, abantu muhamagara muti dusengere, dufashe mubyeyi, hari ibidayimoni biri kutuniga, hari ibiri kuturwanya. Mwese aho muri, aho muteraniye, Imana y'amahoro ibishimire kandi baye kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyibaha. Niba rero ugira umugisha wo gufungura video, nyabuna yisoze kuko harimo ibyubaka. Mama Lionel agiye kutuganiza, ariko mbere ko tuganiza suraho Mama Lionel. Muraho neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Namwe kandi muyahorane. Mwabonye murangiza amasengesho y'iminsi 30 amahoro. Twararangije amahoro ariko n'ubundi umva kindimo. Akakeye cyandimo nka kwa kundi umuntu anywa inzoga akamara iminsi 3. Aba yumva ni ifuka akirekura umwuka w'inzoga, acyumva n'ikizurengerera cy'inzoga. Twe twarazinyweye cyane. Nuba ndimo hamwe njya no kuryama mu nzu nkagira ngo nkoze icyaha, habanza kubitekereza ko ntakoze. Rero nizere ko ejo amasengesho ya nimugoroba byagenze bitabonye, bitewe nuko wumvaga hakirimo akabaraga. Byari fire pe, kandi n'ubu biracyari fire. Okay. Reka tugusabe rero usenga Imana ubwo tumaze kumenya amakuru yuko uri muzima. Ese hari utumesaje se turacyaza dusengere, cyangwa hari n'abantu bakibeshya bati reka tumuhamagare nijoro? N'ubu naryamye, n'ubu ndi kuryama saa 9 hafi saa 10. Abantu baracyampamaga. Noneho hakabaho umuntu mpa gahunda, numva ari nk'iminota 10 tuvugana, tukavugana nk'iminota 30 cyangwa isaha. Nabo baracyari mu isi yerekwe. Imana ishimwe cyane, bakomeze basinde imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Tuguha ikaze rero kugira ngo tugezeho icyo waduteguriye uyu munsi wa none. Imana y'amahoro kwishimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Murakoze kumpa ikaze. Nakaribu. Nakaribu ku mugani w'ababandi, ngo gahunda na porogaramu ngo byose turabisengeye. Turagira ngo tubanze twiragize Imana, ariko n'ubundi raturagiye. Kadusenge kugira ngo tuganire ikintu, ijambo umutima wanjye wakiriye mu kanya riri kumfasha. Mana ishobora byose, ndanezerewe kubw'uyu mwanya mwiza mpaye. Alleluya, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngushimiye kukomeye, kora ibikomeye bitarondoreka. Bwiza bwawe, neza yawe, uri Imana ishoboye, uri Imana yibashije, uri Imana ikora, uri Imana iriho, uri Imana nyamana. Haleluya, haleluya, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Ukunda umuntu, urakoze. Urukundo dukunda rudutera icyo gituma duhora tukuririmba kubw'urukundo dukunda. Twe turaruzi, twe turarubona, twe turaruzi. Urwo dukunda twe turaruzi pe, ntiturishidikanyaho. Mana ndagushimiye, Mana urakoze. Mirimo ukora buri munsi kuri twebwe tubura uko tukwita. Mbega ukuntu uri umwami mwiza, mbega ukuntu uryoshye, mbega ukuntu alleluya, haleluya, mbega ukuntu ushoboye, mbega ukuntu utabara, mbega ukuntu ukora. Ngushimiye ko ukora ibirenze ibi. Ngushimiye ko ugiye gutabara mu rwego ntatekerezaga. Urakoze Mana kubikora neza, mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, 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 amen. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Turasoma ahantu hatatu kandi hose ni muri Matayo igice cya 6.
Matayo igice cya 6 turasoma umurongo wa 25, dusimbuke dusome umurongo wa 31, dusimbuke dusome umurongo wa 34. Muri icyo gice cya 6 havuze ngo nicyo gitumye mbabwira ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Umurongo wa 31, nuko ntimukiganyire kugira ngo mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa tuzambara iki. 34, ntimukiganyire mutekereza iby'ejo kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Imana idufashe cyane, tugirire neza n'ijambo ry'Imana. Nshaka ko tuganira riryoshye cyane, ariko hari abo wenda rishobora kutaryohera, rigiye rijya rimanuka ryashaririye, hari n'igihe rimanuka ryaryoshye, riryohera umuntu bitewe. Ariko iri ni ijambo rimeze nk'umuti, nk'umuti w'ubugingo bw'umuntu wese w'umukristo unkurikiye. Ririmo rivuga abantu ngo mwikwisiteresa, nangwa kuvuga ngo wikwisiteresa, mwikwisiteresa. Donc mwikwisiteresa, mwikwigora, mwikwicanga, mwikwivuna. Ntimukiganyire, nangwa kuvuga ngo ntimukisiteresa. Kwisiteresa ugapfa mbere y'uko ugera uhagera, ni nko kwica mbere. Ntimukiganyire ni Yesu wavuze amagambo arimo aganiriza abapampe be. Ati ntimukiganyire. Ubu ni twebwe rero gahunda igezeho. Ubu ni twebwe gahunda igezeho, turi kubwirwa amagambo ngo ntimukiganyire. Kwiganyira nimba ari ikintu kivuna mu mutima, kwiganyira. Kwiganyira ni nko kwiyica imburagihe. Uri kwiganyira iby'ejo kuko Bibiliya yarabageze ati iby'ejo, ibintu iby'ejo mwitangira kubyibaza. Donc mwikwica ejo hataragera, mwikwisiteresa, mwisiteresheje kare hataragera. Ko mwiyishe hataragera, iby'ejo kutabizi, iby'ejo ko bireba Imana. Hari ahantu nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo munyikoreza amaganya yanyu yose kuko nita kurimo. Noneho rero impamvu iri jambo nshaka ko turiganira ni mu rwego rwo kukorohereza ngo utarwara pressure ukiri muto. Nutangira kwiganyira ufite, ari n'abantu batangiye kwiganyira kare we. Yesu we, mu myaka 23 akaba ararwaye iki cyorezo kikaba cyaramufasha. Ejo naradepoje banyimye akazi, ejo nzabaho, ejo mzabigenza. Ari n'abantu mwishe kare. Donc iri jambo jewe narisanzemo umuti utuma mutiyica, mwikwigirira nabi, mwikwica imburagihe. Wowe urashaka kwicwa n'ibyejo utarahagera, ejo nturahagera. None ejo hatangiye kukwica utarahagera. Ariko please, jewe ifite n'ikibazo ku bantu bapfa ejo. Ibaze we, uyu munsi ugize amahirwe urawufite, wagenze neza, wiririye ibirayi byawe cyangwa se wirira ako kahunga kawe nako gatoki kawe tutazi ubwoko uko katetse. Donc umunsi wari wakuryoheye, warugize Imana, bwije nta modoka ikugonze, nta ugututse, nta ukubwiye amagambo atumbyemo agasuzuguro, nta ugucanze udacanganyukiwe. None warugize Imana, umunsi wawe wije neza, Satani atangiye kukuraza nabi ku munsi w'ejo. Ariko Silva, Satani nanakuvumbuye kuri iyi ngingo, nakuvumbuye. Atangiye kukuraza nabi ku munsi w'ejo nturahagera, atangiye kukwicira serivo y'ubwonko umunsi w'ejo nturahagera, atangiye kukwicira igifuraye nabi kubera umunsi w'ejo, umutima utangiye kurara utera nabi kubera umunsi w'ejo we. Yesu we, ejo ntuhazi. Ejo Uwiteka ashobora kuba ateguye ibintu byiza utarabona, kimwe nuko ejo ashobora kuba hateguwe ibintu bibi utarabona.
none hatangiye kugucanga, hatangiye kukugora, hatangiye kukwangiza, ejo hatangiye kukumerera nabi utarahagera koko. Urumva Satani atarafashe intwari ikomeye cyane, urumva Satani atakwihererana. Ndashaka kuvugana n'abantu bafite umuzimo wo kwiganyira. Uyu muzimo wo kwiganyira ndashaka kupfa. Ngo ejo ngo ejo abana bazajya kwiga, ngo minerivare ngo ntiraboneka, ngo ejo nzapfa. Hari n'umuntu wumva ejo azapfa kwa Jenara Yesu nabanje Imana. Ngo nubwo ndamutse ejo sinzi ko nzirirwa. Kera mama yigeze kutubwira ati ejo ntimuzirirwa mujya guhinga, ndumva rwose ejo ntazaharenza. Araharenza ashize iminsi arongera avuga iryo jambo, tugiye muri gahunda zacu twabonye ibijyaho ari birebire, gutegura ibintu ntibinakunde. Hari abantu bategura n'urupfu rw'ejo, ngo ejo ngo nzapfa, kandi ugasanga n'uburyo ruteguyemo si rwo Bibiliya yashakaga, ahubwo wari ukwiye kwiyeza, ntiwari ukwiye kwiganyira. Wari ukwiye kwiyeza mu gihe cyo kwiganyira, none uriganyiriye. Turi ku ijambo rivuga ngo ntimukiganyire. Niryo jambo Umwuka yashyize ku mutima wanjye ribuza abantu kwiganyira. Noneho Bibiliya yavuze ngo icya mbere ntimukiganyire ngo ejo muzambara iki. Ariko nyumvira we nk'umuntu wibaza icyo ejo azambara we kandi yambaye. Mu izina rya Yesu. Murumva ntabatumweho? Urambaye ufite imyenda y'amabara yose, ariko uri kwiganyira ngo ejo nzambara iki. Mu izina rya Yesu. Satani inkingi yashyize muri wowe, ndashaka ko jye nawe twifatanya tukayirandura, tukayishinguzamo mu izina rya Yesu. Ikava mu mubiri wawe, mu mugingo bwawe, ikakuvamo mu izina rya Yesu. Iyi nkingi ni mbi cyane. Ngo ejo ngo nzambara iki. Kera no mu cyaro twajyaga turirimba iyo ndirimbo ngo ye baba we ejo nzarya iki, nzanywa iki, nzubaka he, nzakora iki, ejo nzambara nte, ntizabayo. Hano mu isi ntabwo tuhafite igihe cyo kuguma muri iyi si, turimo turabashyitsi. Hariho igihugu cyiza tutazabamo abashyitsi, tukibera iwabo wabakijijwe. Ye baba we ejo nzarya iki, nzanywa iki, nzubaka he, nzakora iki, ejo nzambara nte, ntizabayo. Cyakoze nitugera mu ijuru nibwo uwo muzimu utazongera kuza, ariko igihe tutaragera mu ijuru ndashaka kukwigisha kubaho none. Yesu yaravuze ngo ifunguro ridutunga uriduhe none. Iki gituma ushaka kurarana n'ifunguro ry'ejo? Iki gituma ushaka no kwiturarana n'iryejo bundi ugatangira kuba stresse ejo bundi mana yerererererere? Oya ntimukiganyire, niko Yesu yavuze. Kugera mu rwego abantu bari kwiganyira n'imyenda, ari gutinyuka akibaza ngo ejo, kandi ugasanga ibyejo by'imyenda ari kwiganyira ni mu buryo bwo kugira abantu ajya guha. Ejo nzabaha, ejo ni ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi nzabaha, ejo ni kuri bonane nzabaha. Ariko ntakaba ntigashiranye sinkibona abantu muhinda mu myenda hano heri n'ubunane. He byagenze gute? Mana Nyagasani, nimba ari iminsi yaringanije abantu, nimba ari ugukura kw'abantu, nimba ari ugusirimuka, cyakoze uwo mwuka jyewe ntiwigeze umfata, nimba ari uko mbibonye vuba. Nkuko kuvuga ngo kuri Noheri ngo nzambara umwenda mushya, ngo kubunane ngo nzambara umwenda mushya, ibyo bintu nawe n'ahantu mu bisomo. Ariko ndashaka kukubwira ijambo rivuga ngo ntukiganyire. Niryo jambo umwuka yanshyize ku mutima ngo nze mbwira abantu ngo ntimukiganyire. Noneho iki kintu cyo kwiganyira harimo strategy y'abadayimoni. Baba babonye uyu munsi wiboneye ibirayi bikarangishije wenda two tumesa harimo n'udushyimbo, dayimoni agategura akavuga ati kugira ngo utu tuntu ntumurishe nabi, ntitumugere ku mutima, ntitumugere ku nzara, ntitumugere ku nzoka. Nkanjye dayimoni reka mpanga uburyo utu tuntu ntumurisha nabi, njya kumuteramo kwiganyira yibaza we ejo azakura utundi.
donc aturya afite pressure, aturyana umururumba, aturyana agahinda, aturyane kwibaza, mbega aturya acanganyukiwe. Mucange njye kumucangira mu bisubizo by'uyu munsi, mucangisha ikibazo cy'ejo, kandi ejo ntuzi uko gahunda iteye. Izina rya Yesu ntimukiganyire. Uwiteka antumye kuri mwebwe iri jambo ngo murekere kwiganyira. Bibiliya yavuze ngo ntimukibaze iby'ejo, mwibaza ngo ejo tuzarya iki, ejo tuzarya iki. Nta soni. Yesu yaravuze ngo ifunguro ridutungura iduhe none irya none uryicayemo, none utangiye kwibaza iby'ejo, bituma urarana n'ideni, bituma urara uko utelefone naho uzikopesha ejo. Umunsi w'ejo uravuna we, ari kuvuna umuntu utizera we. Ngewe ndashaka kukwigisha kubaho neza. Iri jambo mu kuritegura umwuka rishyize ku mutima, ngewe ndashaka kugufasha kwiga kubaho neza, kubaho nta stress. Gutegura iteganyagihe ndaryemera, aho nyumve neza. Iteganyagihe ndaryemera, bije y'umwaka ndayemera, kwicara ukavuga uti uyu mwaka nihaye ibi n'ibi kubigeraho nkorera ya, nzarya ya, nsevinga ya, icya 10 gitange muri aya, abo mfasha mbafashe muri aya none yateganyirije kuba natwerera umuntu mpa invitation, aya nayo gusevinga kugira ngo nzagere kuri iki. Iri jambo ntabwo rikuyeho ibimvuze. Iri jambo ntabwo rikuyeho guteganya ejo, gutegura ejo. Iri jambo riri kubuza umuntu kwiganyira ejo ngo abe yagira pressure. Ndashaka kukwigisha uburyo wabaho neza muri iri jambo rivuga ngo ntimukiganyire, nkakubwira ibintu ugomba kwirinda kugira ngo utagira ingaruka mbi cyane. Itangiye Satani atangiye kugupreshinga, akwereka ejo burya ari danje. Ni kwa kundi usanga umuntu agize imyinkanyari mu maso, ashaje imburagihe. Ni kwa kundi usanga umuntu umutwe wa bastinze. Ni kwa kundi usanga umuntu ahurana umutwe ruhande rumwe. Ni kwa kundi usanga umuntu yabaye agakecuru cyangwa agasaza mu maso kubera amaganya, arakanura nk'uri kurebera mu zuba, yishifonye, mu maso hahindutse. Azize iki? Azize kwibaza ngo ejo nzabaho nde. Ako Satani uri umugome utwereka ejo tutaranahageze, ugatangira kudutera umutima mubi w'ejo. Tangira wige kubaho neza muri duke twawe. Tangira wige kubaho utuje, ejo higucanga utarahagera. Ejo nuhagera uteka azaba yateguye. Iyi Imana iradukunda, yabyabana ishoboye kurera, izi kutujera, izi kuduha ibijyanye natwe. Haleluya. Kugeza ubwo umuntu anibaza ngo ejo nzanywa iki. Iri jambo nurisoma neza ukaryigaho, urasanga Satani yari yarakwihereranye. Birarangira kandi Satani umuhaye karite ruje mu buzima bwawe. Iri jambo numbabarira ukaryumva utuje, ugashyira stress ku ruhande, urasanga Satani yari yaraguhinduye umukorone. Urasanga wari warihemukiye. Uraza gusanga wari waricanze. Ndakwinginze rero, mu cyubahiro Imana yaguhaye, ukwemerera Satani ukubwira ngo ejo uzanywa iki. Yumubwira uti niyo ntakibona nabaho, niyo bwakwira ntanywe nabaho. Satani nakubwo baza ngo ese ubwo ejo uzarya iki ko nta kintu ufite kuri konte, ubwo ejo uzarya iki ko muri stock nta kintu kirimo. Uzamubwira uti niyo bwakwira ntariye, n'iminsi 3 njya nyimara nsenga nzabaho. Satani rimwe asanze Yesu amaze iminsi 40 mu butayu, tangira kuzana za ndero ze nkeya, tangira kumubwira ngo nimbura umwana w'Imana ngo hindura ngo ribuye ngo mugati mukande kanya, ngo nimbura umwana w'Imana ngo iterure ngo imanura aho hejuru ngo wihonde hasi ngo abamarayika baragusa. Nyumvire atangiye kuza no gucanga Yesu
none satani byaramucanze Yesu aramunesha ni wowe yabonye yihererana ni wowe yabonye acanga ugacanganyukirwa none nawe wamwemere gucanganyukirwa ndagira ngo nkwigishe kubaho mu buzima aho kugira ngo satani agucange ahubwo wowe umucange iga kubaho ucanga satani n'abadayimoni ubacanga nibazana n'ikibazo babone ukomeje kuririmba ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro canga abadayimoni ucange satani wige kubaho mu buzima uba stressa aho kugira ngo babe gustress ariko mana wafashije umuntu akumva icyo shatse kuvuga aho kugira ngo ubeho mu buzima bwa stress turutse ku badayimoni ahubwo abadayimoni babeho mu buzima bwa stress ubateje haleluya aho kugira ngo ubeho mu buzima bukunaniza mu bwonko ahubwo webaho mu buzima bunaniza satani mu bwonko aho kugira ngo ubeho mu buzima isi kunaniza baho mu buzima unaniza isi yihindukirane sha bihindukirane dore umugabo akwirukankana kera akakumara ubwoba bihindukirane aho kugira ngo ubeho mu buzima bukurwaza webaho mu buzima burwaza isi aho kugira ngo ubeho mu buzima bw'amananiza umuntu wese akunaniza kwereka ko ejo ubwo utize ejo utazabaho baho mu buzima bubananiza bananirwe kuko nutiza abaho nutiza abaho wikwiganyira nshuti yanjye ndakwinginga wikwiganyira kuko satani namara gufata ino nkingi muri wowe arabanza gutere kubaho mu buzima utishimye mu buzima bwo guhora abaye wibaza ejo sinshaka ko ejo wakwangiza utarahagera niyo ntego y'iri jambo wikwangirika umutima wawe wikwangirika ngo wangirike utaragera ejo se ubundi uzi Imana yateguye iki ariko nk'ejo wahagera ukigaya Imana ikagukorera ibintu byiza wonataye n'ibitabapfa uri kwibaza ngo ejo nzamera nte ngo ejo nzarya iki ngo ejo nzubaka he ngo ejo ngo nzariveni ngo ejo oya ntimukiganyire ndashaka ko twegereza ku musozo ariko ngusaba ikintu kimwe icyambere ndashaka kukwigisha kubaho mu buzima bwawe ntushake kubaho mu buzima bwa runaka nushaka kubaho mu buzima bwa runaka biragutera kwiganyira ubona ko hari abandi Imana yagiriye neza wowe ntikugirire neza urabaho mu buzima bwo kubona abandi mawe kwiganyira si ikintu mawe abandi Imana yarabahaye yarabateye bashora imizi barakura bagira imbuto abandi Imana bahaye peteroli abandi bana baza kwiga bahetse ibikapu bimeze gutya abandi ibi biratuma ubana n'abandi nabi ibi biratuma ubaho nabi uyu mwuka wo kwiganyira urakurisha ibiharage byawe nabi twiyamye uyu mwuka mu izina rya Yesu twiyamye umudayimoni ugutera kwiganyira kandi imbere yawe mpabona ibintu bisirimutse imbere yawe ndahabona ibintu bitajyanye n'uko wize imbere yawe ndahabona ibintu bya danje ariko uyu mwuka wo kwiganyira utumye uzanabigeraho ukigaya ndagira ngo uce bugufi ubwira Imana utese Mana kwiganyira ntibyatumye niyita izina erega buriya Naomi kwiganyira byamuteje kwiyita Mara yiyita umuntu ushaririye byavuye ku muzimu wo kwiganyira ndashaka ko umuntu wankurikiranye bantu banjye tubana hano ndashaka ko urandura mu buzima bwawe ikintu cyitwa kwiganyira randura uyu muzimu wo kwiganyira ngo ejo sinzashaka ngo ejo ngo ndagumiwe ngo ejo ngo umuntu ngo agumiwe ngo ejo bigenda gutya ngo nejo ngo izina rya Yesu ndawuranduye uyu muzimu gutera guteza kwiganyira bigatuma urwaye umutima imburagihe bigatuma utangiye kugira hypertension na hypotension bivuye mu kwiganyira wibaza ngo abana ejo ngo bazikura minerivane ngo ejo ngo tumaze iminsi ngo nta kazi ngo none ngo ejo ngo isira twose mu izina rya Yesu umuzimu ngukuranduyemo ejo ni heza tangira usuzugura abazimu tangira ubiryagagura babwire ko ejo ari heza ejo jya watura ikintu cyiza ejo jya ugenda uhatega ibintu byiza n'ejo bundi watega ibintu byiza ejo nzakomera ejo nzarama ejo nzatabarwa ejo nzakiza abandi ejo tangira ejo watereka ibintu biremereye bw'izina rya Yesu ndagira ngo dusenge
upfukamira Imana wibwira uti Imana mbabarira nari maze iminsi ndi kuri ako gasuzuguro k'abazima ahora njoga niganyira ahora ncanganyukisha ahora nyereka ko ejo nzabimbwa ejo ntacyo nzageraho ndagira ngo nkwinginge mu butwara Imana yampaye uce bugufi bw'ira Imana uti Imana ndabivumbuye nahirimo n'ibintu byanjye nabi njyana umururumba nibaza ngo ejo bizagenda gute kandi ibi bintu byo kwibaza ejo nibyo biteje abagore bamwe kurarana n'ibiryo mu nzu ngo ejo bidashira ibi by'umuzima wo kwiganyira niwe utumye bamwe barara biseguye umuceri ngo ejo ngo udashira ngo ukwezi ngo ariko nabuze umuhanga wararana amakara mu cyumba n'ifu y'ubugari agaceri mugakomeraho n'utwo tuvuta n'utwo tumakaroni n'utundi tuntu mu minsi mike mwajya kwivuza amasinezite mwaramuhumeka imitanzaniya ibi biva ku mudayimoni wo kwiganyira ngo ejo ngo byashira ngo kwezi kutarashira narahembwa n'umuzimu kambasengere Imana ibababarire Imana ibababarire ndetse cyane Mana ndagushimiye ko ijambo ryawe ritagenda ubusa ijambo ryawe uwo ryaje gushaka arabonetse n'uwo ryatsinze yemeye kwihana aciye bugufi n'imbuto itabora aleluya iri jambo ryo kwiganyira ritsinze benshi baciye bugufi umuntu wese wagaragaweho n'iki cyorezo cyo kwiganyira aciye bugufi cyane ngo mubabarire umwezi umutunga aleluya imbabazi zawe zimucusha umukire mureba n'amaso y'imbabazi ikiganza cyawe cyiza kimubeho ukuboko kwawe kwiza kumukoreho haleluya haleluya urakoze nyiribihe gushimiye kubana nanjye kamfasha muri byose igitinyiro cyawe kikaba kuri jye aleluya aleluya ubwiza bwawe ugakurikiranira ijambo mu mutima w'umuntu wese uryumvise nk'uko kwiganyira ukanesheka gatsindwa ejo ni heza ejo nzarama ejo nzakomera ejo nzakiza imiryango ejo nzaba umuntu udasanzwe uyu mwuka wo kwiganyira tuwushenyesheje kwizera urakoze kubikoze neza mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera amen amen shalom shalom